Sweetheart. Angombe. Uranganze. Angombe. Wansi gano nje nyine ndagukumbuye. Tujyane mu cyumba se basi muri kakana. Kisa surprise ufite. Tujyane mu cyumba muri kakana. Agaki? Murakabona mu cyumba sirakabona. Mwese kuki wari wansize hano nje nyine uzirungu kuno byanyu. Nyine uramenye impamvu. Siri? Inka yanjye. Umva nsanzwe mbeshye. Inka yanjye. Sindi inka kuzikutukana. Nako ntose. Toma yawe irakaze nge ndi inka. Nsanzwe mbeshye. Sashanze nkobeshye. Tugende wewe ukayikindi. Bino yini. Bangira sha. Urana kono wikonje. Udasuza umushyitsi. Suza ikitse buretse ubundi wowe. Uru rugo yigeze utangamo komande. Buryo muza mucunga saa sita bihiye. Niriwe nkora byahiye ubonye kuzana umushyitsi. Watanzemo komande? Ariko ubundi hari ugusara si gusa. Ubundi Watsara kuva ryari wubahuka njye kubahuka n'umushyitsi nza. Bibwire maboje se. Muhamagare n'undi kari hano hafi. Kanisha umaze kugira akamenyero. Niko buje se ntabwo yemera abantu basura abandi. Ujye. Aho kusurajya. Kingura ariko ubundi reka mubaza. Muri rugo ndi. Uri umukozi nuko nawe ndi umukozi. Ntabwo uri boss, urugo rero ntabwo winjiramo. Kingura. Ese Nundi munsi. Sheri ratangwira. Nahamagare mabuja. Ubonye ntibikubangamiye. Kwa Sheri. Nibigukure muri moto. Sibyo? Gihehese gusa. Sheri wahese wagihehese. Uzarinda upfa wiruka nyuma y'amabuno y'abagore. Ariko ubu nicyo cyumba mugiyemo mwabitetse. Siri. Mwese akanuzaniye kunyereka kakariye. Akase kwihuta. Oya nawe sumwe muri salo mbwango nzunyereke. Ndakwereka. Kandi ndarakara ndakara umenya ngo nako ndi bupfa. Sure. Nganyereka. Nushaka rero. Shano kuri mbabara winyicisha amatsiko ariko. Nubona nivumbuye. Swanyeretse. Ngareba inyuma yawe. Ngazaba ni inyuma yawe. Swanyeretse. Kandi inyuma yawe ntabwo hazi. Ni nivumbura ngagenda. Umenye ngo. Aburuka nyine urebe inyuma yawe. Jeff ngo kuri wenyine. Suri. Gatanga bweza. Nyine nyereka. Shasu gwa. Ngamba sire nyuma gitanda. Ngagenda kaza mbere. Asa harimo n'ubusa. Iki? Love it, right? Yeah, love it. Thank you. Yeah. Thank you. Ngagenda mbere turi. Genda wambaye ushaka kubona akambaye. Ngiye kwambarira hano. Sura umugore wanjye. Meze n'icyumisha. Mvuka nambare nzi. Neza ugiye he? Panseka. Areke nashaka kureba. Ndaje kanambara. Akusubiye inkoro nimba wamfashe no kubindi ndebe. Mbaze. Allo. Biteze. Meze neza.
sasa aho se mubwire yihuta ze ibintu ihute banguka iminota uri hafi banguka ebana uze noneho cya kibazo cyawe kirakemutse bya bindi bavuga ngo bakwibye koko ushobora kuba baravuga ukuri banguka ngwino wiruka tumuze n'ukwiruka mwuriza amagambo yatoza ariko tuza nwa minini abana nimwe gamamagara bose wakwitonze ariko umva urye nge urumva ibibazo birarangira uhita uvana nawe utaha boss ntahari uretse nicare boss arahari ibibazo birarangira uvana utaha ariko uri mu biki ugeze ubona nge niba nyine uravana utaha ntabwo uri kuryamana na mabuja se simbi Suri kutazi? Wow. You're so beautiful. My queen. Baby. Wow. You look so beautiful. Thank you. My lovely wife. Chérie. Thank you. Oui. Congratulations. Shanda gakunze. Yeah. My son. Thank you. I love you. Thank you so much. Yeah, my Valentine. Merci beaucoup, chérie. You're very good. I love you. So I much. love you too. You're cool. Always I'm here for you. yes bro meze bite salam meze bite sasa waje mu rugo utaka ngo hari ibyo wabuze iyi myenda urayizi yaba ari yawe aya ni rose imyenda nayibona ni Hano za nkweto zanjye singizi koko. Izi nkweto ntimwigeze mubona nzamutse. seguro ngewe wigize Uyu mupira si uwanjye, iyi pantaro. byose ni ibyawe none se wigeze ubona None narakubeshyeraga. oya ntabwo wambeshye ariko nanjye nabitekereje nsanga narakoresheje nose nigeze mbigurisha cyangwa ngire ikintu nabishyize aha ngaha Buri gihe si ukumvuga yo ngufashe. se umfashe ryari umfashe kanga igisambo. igisambo ni wowe utazi kumenya ibyo bigomba Muri kubibana ko mutunze igisambo. fata ibyawe ugende ibindekire Ariko waretse nkasigara nkamugira inama ko buriya njya nshobora kugira abantu. ahantu uragira inama iki wowe nashaka ugende nivuganira n'uyu wundi uri mu biki ibyaye byarangiye byari bikuranga ari umunwa kandi genda nyine mvuganira umva ndanga muhinduye yabaye umuntu mwiza. Ushobora gusanga afite wenda nk'ikintu cy'ikibazo mu mutwe ariko uriya muntu yamuganirije yakongera akaba umwana muzima. musaga zanga ko Umwana ryagiye muzima rwose. cyane ko byarangiye igisigaye kandi nge noneho ngiye guhamagara boss Oya yaba umwana muzima. wowe ukavugana na boss noneho dore ko njye mwavuze mu mugabo byanjye ndabibonye noneho reka ngiye muganirize. oya nta kibazo we nta kibazo uyu nguyu nagende noneho nanjye ndava muri ibi ngibi bijya muri kesi yawe noneho turayumvikana ariko sheri arambabaje wowe utari ahangaha ngo abone sheri wawe nyine washyirawe niwe muri butahane boss se nahari Ntajya wubahaba. ubahabaye se yirirwa guca inyuma boss wise ni boss uyu ariko mva nkubwiza ukuri sibyo uyu ni umukozi nkanjye sibyo ariko nyine mva mubwira ugomba kubaha. None se kuruta ukubaha n'umuntu. ibyo ko mbizi abwiwe n'iki nimba nashaka kubigushyira ariko none mva nkubwire none se Erega warirwa mu ikosa wafashwe. no Ugomba gutuza. kuva naramufatiye Rero wituza kuko wafatiwe mu ikosa nta n'ikindi kintu cyo kwiriguza. kuva naramufatiye mu ikosa afite n'ibimenyetso nkamwihura none n'icyo ari kunyitura Mba nkugira inama aho. Inshuti yanjye rwose ko uri umwana w'umusore ufite imbaraga. uvuga ngo n'inzu ni iyanjye none Ibyo nta iyo ni iyanjye mba nkubwire. ko niwe boss afata nk'umwana we twarabanye kuva kera bose Ubu ufite imyaka ingahe? imyaka ingahe se ngewe Ndakeka itarenze 20. 20 None se ubu nguyu urebye ejo hawe hazaza ubona kwiba hari ikintu byazakugezaho. ntako se nibyo byose nibiterwa n'abari ukwezi kuragira ntibajya bamira Okay none reka nkubwire rero. icyo ni icyambere Reka nkubwire. nibangurira imyenda nibangurira iki byose mbivana ahangana nakora iki Kwiba ntago ari uwo muti. Kwiba ntago ari uwo muti. None umva nkubwire. Ushobora kunyemerera ibintu byo kwibuka bireka. ubireka wo ndabireka ariko uriya murezi arambabaje
mva kubireka kwibura bireka wajya umbwira ahantu ubonye ugiye mu kazi wowe reka nkubwire noneho ngiye kujya kurangira akazi nta kibazo uze dukorane kuko ngiye mfite akazi buriya nshobora no kubona ikiraka nkaba naguhamagara ukaza ukagikora ariko ukabaho ariko utibye bose waba ukoze bose umva twumvikana ariko ntazongera kumva ngo wibye ngo bagufatiye ngo wibye amatelefone wibye imyenda sibyo ibyo byose ntabwo uzongera kubyumva ariko ntabwo bizongera aho bizongera rwose ndaye imbere y'Imana yo mu ijuru nimero yanjye ntuyifite hano ndayifite urayifite okay none wowe ntuzajya ugira ikibazo ujye umpamagara ikibazo rwose urakoze okay hafi urakoze kabisa urumva ngo nizere yuko bitazongera ntabwo bizongera rwose urakoze kabisa okay wa muhungu wanyu nawe umusezerera umubwire ati yagiye kandi yabashimye ko uburyo ki mwakurikiranye ikibazo Garafu urakoze kabisa sawa sawa ntuzayabonera akazi wowe uzajya umbwira gusa wowe nta kibazo uriga buriya ntabwo ari amafaranga yo kurya uko amafaranga agenda Garafu urakoze kabisa n'ubundi wowe ndagufana no mu nzozi njya ngufana okay sawa sawa rero shanga ariko sinzongere kukumva wibye yego Garafu re sawa kabisa ugira umunsi mwiza sawa sawa nawe angambaniye nubwo ngiye kuba umwana mwiza ngabireka amureza agende ibi bikwete bye nabyo nyojeje kane ko bimushyira byoze ite n'umuteza bose sha nyine ndaje minota nka 30 ndaza kuza kuba nkugeze sibyo ariko ewana Shawara kabisa narindi mu rugo ewana numva ibintu bimeze nabi mfite icyaka noneho maranye umwaka ewana nindanje mfite icyaka byatari oya ndamudukonje ntacyo ndaza kuza kumudukonje mujye kurya mvuye mu rugo ndiye nta kibazo nabo ndikuza kurya yego ndaje mva ndaje ndafata taxi ewana sinjye mbone nkugezeho tu sibyo Sorry ndaje nirukana mu ntabwo nyine nanjye ndagukundira cyane. Akishije. Sawa. Shaka guru karaguhiriye pe. Niwe kaguru bavuze n'abandi barababeshye. Kubera iki? Urongeye uragiye se? Nanjye noneho naranagowe noneho ngiye no kugenda ndinda gutanga report y'ahantu ngiye nishaka kugenda nimba ngiye kuri toilette nimba ngiye kugura amayinite ninde kuguha raporo yuko ngiye so kuba mama gakabye si wagira ngo mbigenze gute ndashaka kugenda none se ninde kuguha raporo se ubuse sindi umukobwa mukuru sinkuze umuntu arampamagaye ngo ningenda nyigurira akabyeri singume nicanga urakangurira se na fanta nayo wangurira ngurangurira byeri none se ndaguma hanga ntagume rwose ukifata ugakaraba ntuvuza aho ugiye ukambara ukitegura utindagiye ewana ngomba kujya kunywa ubwo Betty yavuye muri rugo ewana ndumva meze neza ahubwo agende ntazagaruka byaba byiza n'ubundi yari stress kuri nge Betty kibaye byose Betty wagira ngo no mwamikazi w'isi umva rero umubwire sibyo umva nkubwire twumvikane Liliya nushaka ugenda ugiye utari bugarukanga ko n'undi no kuba nge nyine nari mbimenyereye buri munsi nagiye ejo nagiye niko nasenze niko naraye nushaka ugende nzabaho uko narimbayo nta kintu byari bintwaye kuko nubundi kuvagira nta kintu wamariye nese wamariye iki imyanda ndayikiriza nditekera ndivomera umariye iki hano akazi kawe nushaka ese bimbwiye iki uzagende narimenyereye kubaho njyenyine yego ko mbega umukobwa jinga sikari kuninza wa Siko nta gahunda y'amabandi we yewe kuje ntininja ko nkanze oye bundi sinamu ndi kutwumva none se kari ku nzira ahubwo bimeze bite bije nyine ku gahunda zimeze neza ubundi njyewe ari amafaranga
yandi se yashe ni urusenda pe. ese kose wiruka uzi ko nagarutse ndakubura. Ese wari kuguma hariya kira kintu. Ari kuguma hariya hasi buriya ntabwo uzi amakuru ukuntu byarangiye. Ntabwo nigeze mbimenya gusa chef yari yarampemukiye burya numvise nduhutse n'amafaranga y'igishaka wari gutwara n'ibindi byose ariko burya naramwimuye we yarampemukiye igihe kinini cyane. Wavuze guhemuka ndibuka. So nta handi mbara kwa boss. Ahubwo se tutaragije kwa boss y'amafaranga chef yaguhaye warabaza usanga nangahe ko nje ntigeze mbyitaho nahise ngenda. Yandi. Cyane urusenda pe. Ntabwo ni nka 80. Guteranyije n'andi ni ibyo wa mugore muri yasha ko 120 bwo. Ndumva ariko ntari binaye. None se ngo mu rupango kwa boss wawe bimeze bite? Kwanyukira. Ntabwo twumva. Aya hano ni ku nzira nta kibazo. Ni kuntu bimeze urumva. Sonara kwa boss. Mbana n'inzoka, intare na bureba. Ngo Mbana n'inzoka, intare na bureba. none uba muri parike se? Manza ari parike y'inka kabisa. Manza ari parike y'inka. Sobona mu rugo hari umushoferi bazanye. Urumva? Nuriya mabuja nyine uriya. Nubabona? Ariko none uri mabuja ni wa kabiri. Uwo boss rafite undi mugore Undi mugore nawe yagiye amwibye amafaranga. Azuriya wa kabiri. Noneho uko nyine uriya yirwa aryamana n'uwo mushoferi. baryamana n'uwo mushoferi. None ngenza amabanga yabo urumva. None ngo barashaka no kugurisha iriya nzu. Ushaka kugurisha inzu ya boss? Bashaka kugurisha, bashaka guca inyuma boss uko nyine boss abadahari. None se aricyo bikurebaho ntibaguhemba se? Uri umukozi. Bamemba yesa ko bashaka no kunyirukana. Nese ko numva uri kubyivangamo cyane boss wawe hari ikindi mupanga ntabwo uri umukozi. Oya boss nyine ndi umukozi ariko harameze nk'umwana ntacyo ajyanye. Munsi nuri ko mba namba. Boss imyenda yagiye hanze aranzanira. Si amafaranga ugenda wiba abantu. Hari ya kwiba ndiba ariko ibintu byose hafi ya byose ni boss umbaye. None se ubwo ngo bimeze biti nyine. Hariya nyine kuko ubundi haranakoze kera urumva. Na mabuja wa mbere yaje hansanga. None boss wawe yashwanye n'undi mukuru. Yashangwe n'umugore no wamwibye. Numva boss wasanga afite ibibazo. Ibibazo gusa se wagira ngo ari icyapfa na banki yise. Wagira ngo ari mideni bagenda bamwambura. None ubwo nyine uriya mugore ashaka kumurya amafaranga muri kandi ngiye biriya bintu. Boss rwose abamuhemukiye. nase wazabibwiye boss se? Buke. Kibazo none kubibwira boss. Yabyibuse. Ngenda ashaka ko tubanze umuntu uriya mugore n'icyo gihungu tukaburya amafaranga. Ahubwo bimfasha urazana mu gipangu ko mabuze. Ukazi ko nzibanga icyo mvuze ahita cyumva uraza mu hinzu y'ubuntu. Ugiye mu noneho bamfasha. Mwireke ibintu tubakora turya amafaranga. Ndaza mu rupango umeze cyangwa ushaka kongera nka kwa kundi n'ubundi wambaye. Wowe n'inzu nkakwishyure. Oya ntabwo uri bunyishyure. Oya byararangiye. Byararangiye usibye. Ubu twabaye nk'abavandimwe. Wowe uzaza mvuge ko uri umuvandimwe wanjye. Kandi yarigeze kumbona ye. Wowe uzaza mvuge ko uri umuvandimwe wanjye mwambaje icyo mvuze kanyuma uko nzibanga rye. Aho tabyanze no guhitamo umugara boss. None se ubwo mpaje ubwo byarangira gute? Wowe uzaza nyine twinzu wowe nkwereka ubamfashe none tubakuremo amafaranga. Nase ahomba ko nari nishyuye amezi 3. None nava mu nzu yanjye nkaza hariya ubwo se none wabuza imanza ni na burundu wozaze tuhabane sibyo? Ahako ubundi nuzi imodoka. Ntabwo bizi se ngo no kuyizi. Enda wowe urumva. Nibuzi ni imodoka nayo. Urafasha na kira gishoferi nyine baza ubwo nibaramuka bajyana. Urumva? Uzahita unasigara hari ubwo. Mawe. Boss aramfata nk'umwana we ntacyanyema. Urumva? Niyo nkosheje aramana nk'umwana we. Rero ubwo ngiye kuza mu buryo bwo kugufasha nawe wifasha. Abo bantu ntabwo ndabyakira neza ariko numva nta nyine iyi ni ukuburya amafaranga urumva kuko nubasha kuharya babuja wawe ikintu umubwira agikora nta kibazo ikintu umubwira agikora uzaze ndahita nk'inzu hasi nabonye ko harimo inzu nyinshi ahubwo gahunda tuyishyire ryari banjye igenda umuteguze nyine umubwire ko ufite umuvandimwe wawe ariko muzampa yanzu muri nashiri nta bantu barayijyamo ubuse ninde wayijyamo iyo muzama kandi kubera ko abona abaga narishyuye 3 bwariya ngomba kuzabamo nka 6 cyangwa 7 6 ni make ahubwo ni Burundi ni Burundi noze hariya boss azajyaza urumva hano tugomba gutembera tukipfa ko ibintu byose mu rugo nyine tubikora uretse ko mabuje njya mbangamiye n'uramushoza ubwo mubwire gahunda bwejo tukire nka saa 4 kandi ujye wubahiriza igihe reba cyane twavuga n'isaha rero uretse ko nyine managiye kugira
ejo bundi yanguriye agacupa ntabwo tugende ahubwo uretse tugende mugurira agacupa ejo bundi aho yarandemera yarahirya mugurira agacupa nyine ndakubwira ati rero tunywa agacupa tunabivugaho neza ubundi umuhabuze afite byinshi amafaranga bite ndaguye ese magurutse zanga ni ku makara ni ku makara magurutse uretse mwereke niko ntabwo uvunitse rambura gutya akaguru magurutse reka mbanze mukandire magurutse mabuja atansanga hano se bigenze bite nko muri December uyu mukobwa ntabwo aramenyera hano ku makaro aranyerera aragwa ahubwo sinzi nimba atavunitse inoze none se araguye hanyuma uza gukandagura avunitse amaguru ahangaha gutya ese ikibazo ufite ni iki nta kibazo ufite jya ureba ariko jya ugira impuhwe none se niba buretse jewe ese niba aguye hanyuma uje gukandagura amata ko mu bigende bite nakanze ahangaha ariko kuko yari avunitse gukanda amaguru kugira ngo gutanga first aid ubutabazi bw'ibanze nari ndi gutanga uranabutanze byo ariko towi wavunitse so nari ndi gukora ahandi ngaho mujyane ajye kuryama cyangwa mujyane kwa muganga ntabwo abashaka gukomeza kugira ntabwo wabaye cyane beti ugira impuhwe hakoze igitanda erega ibyo utekereza ntabwo ari byo ibyo gutekereza ndabizi ibyo gutekereza ariko ntabwo ari kandi urabizi ko biriya bintu mbese ko udatekereje ko ashobora kuba avunitse ukuguru ukaza gukanda nakanze akaguru nyine akabasi kugira ngo ugire mu nzu tugende mu nzu